ese wari wasanga umukunzi wawe iyo bigwa maze akagukorera ubugome utari warigeze utekereza ko bunabaho? Ibaza ari wowe usanze wa muntu mwasangiye ubuzima bwose mu gihe cy'imyaka 10 mukundana, yarangiza akagukorera byose bibi bibaho ku isi ari warigeze utekereza ko yagukorera, akabigukora nta n'ubutabazi bwo aribwo bwose ushobora kubona uretse Imana yonyine. Kaze muri episode ya 5 ya True Story yacu ishavu ry'urukundo. Niba utarakora subscribe yikore, wanasangiza inshuti zawe iyi True Story. Mbibutsa yuko iyi True Story ishingiye ku byabaye kuri umwe mu badukurikira, maze akadusaba yuko twakora iyi True Story kugira ngo nibura n'abandi babashe kumva ko hari igihe Imana ishobora gutabara umuntu no mu gihe babona ko bitagishoboka. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umunsi amayeri ya Kevin n'amanyanga ye yose byasesekaye hanze, n'ukuntu Queen na Gloria bahagurutse bashaka kurengerwa n'amategeko ya London. Ariko nyemera gato mbere yuko twinjira mu yandi mabanga Gloria yasanze Kevin yarahishe Queen, tubanze turebe kimwe mu bindi bintu 5 bikomeye ushobora kuzicuza mu buzima nka Queen. Cyo nta kindi nukwibwira yuko iyo amaze guhinduka inyamaswa akagusimbuza ategerejeho indonke, ashobora kugarurwa n'amarira yawe cyangwa akagarurwa no guhora umwibutsa ibyiza mwabanyemo, umwibutsa ingendo mwakoranye, umwibutsa ibihe byiza mwagiranye, unamwibutsa ko mwasangiye byose. Witonde cyane. Muri episode ya 4 twasize Gloria afashe Queen n'umwana we abashyira mu nzu ye. Twasize kandi Gloria yatangiye gutera ubwoba asabwa gusubiza Queen King Cross muri ghetto ya Kevin. Iryo terabwoba rya telefone ryari rivuye mu nshuti n'umunyamategeko wa Kevin. Bamuteraga ubwoba ko ejo mu gitondo inzego z'abinjira n'abasohoka zi London Immigration Department zizaza gutwara Queen bakamusubiza i Kigali mu cyitwa deportation kubera ko visa ye yari irimo ikinyoma. Bukeye mu gitondo ntabwo Gloria yicaye kubera iryo terabwoba, oya, yarabyutse ategurira Queen ifunguro rya mu gitondo, maze afungura mudasobwa ye akoresha inshuti n'abavandimwe yari yizeyeho gusobanukirwa amategeko yo mu mujyi wa London. Ibyo byose yabikoraga agamije gushakisha amakuru yose ashingiye ku buzima bwa Kevin muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Bakunze ba Legend Update Pro, ibyo Gloria yasanze byamukuye umutima. Burya ntabwo Kevin yari atuye mu nzu ye bwite, ahubwo wa mukecuru w'umuzungukazi w'imyaka isaga 60 niwe wari ufite uburenganzira bwose ku masezerano y'inzu, tenancy agreement. Ibijyanye n'inzu niwe byari biriho. Ni nawe wari wariyanditseho visa n'ibyangombwa byose Kevin yakoreshaga mu Bwongereza. Wakemera ko na ya modoka Kevin yishimagizagaho kuri video call avugana na Queen akiri i Kigali mu Rwanda, ndetse ari nayo modoka yagiyemo agiye kumuzana akigera ku kibuga cy'indege mu Bwongereza, byose byari biri mu mazina y'uwo muzungukazi. Muri make Kevin yari nk'umucakara w'uyu mukecuru w'umuzungukazi, kuko ibyangombwa bye byose byari byibereye muri sponsorship y'uyu muzungukazi. Kevin yari yaragurishije umuntu bwe, urukundo rwe na Queen rw'imyaka 10 yose, ndetse n'ishema rye nk'umuntu w'umugabo. Ibyo byose yarabihebye yemera kuba igikinisho mu maboko y'umugore byaye mama we. Gloria yakimara kumenya ibyo byose yarambitse mudasobwa ye hasi, areba Queen mu maso, maze aramubwira ati, Queen, uyu Kevin ntagira uwo kwinginga, yagurishije umuntu bwe, kandi uyu mukecuru ni we uri gucura umugambi wose wo kugusubiza i Kigali kugira ngo Kevin agume ari umutungo we bwite. Queen akimara kumva ko uwo mukecuru w'umuzungukazi ari we buzima bwa Kevin i London, yatangiye kwitsa imitima. Yibutse rwa rurembo rw'ubwami bw'Ubwongereza yaje yaremye mu nzozi ze, maze abona neza ko amarembo yo mu rwo rurembo rw'Ubwongereza ageze igihe cyo gufungishwa amapawundi.
Nyuma y'ibyo byose Gloria yahise afata telefoni ye ahamagara umunyamategeko ukomeye cyane w'umunyarwanda uba mu mujyi wa London uzwiho gusobanukirwa neza amategeko arengera ababyeyi n'abana. Yaramuhamagaye maze ashyira loudspeaker kugira ngo na Queen yumve ibyo bavugana. Baravuganye amubwira ingingo zose zishobora kurengera Queen ndetse n'umwana we. Umunyamategeko yahaye appointment Gloria ko yamugeraho nyuma y'amasaha 2. Nyuma y'amasaha 2 gusa Gloria, Queen ndetse n'umwana we bari bicaye mu biro by'awa munyamategeko. Umunyamategeko akimara guhabwa bimwe mu byo Gloria yari afite yagombaga kumuha birimo urwandiko Keve yazaniye Queen ngasinyeho rusaba DNA test. Uwo munyamategeko yagize ati yakoze ikosa rikomeye cyane mu mategeko y'iki gihugu, kwirukana umugore wasezeranye nawe imbere y'amategeko ukanandika urupapuro, kutemera umwana we w'imfura mu mbeho, mu rubura, mu gihe nk'iki cya winter nta n'ibyo kurya afite. Ibi mu Bwongereza bitandukanye n'amategeko, cyane cyane hano mu mujyi wa London. Ibi ni ihohoterwa, iyi ni domestic abuse, kandi amategeko ya London arengera umubyeyi ibara birwanya yivuye inyuma. Uyu munyamategeko yahise afata telefone maze ahamagara mu nzego z'abinjira n'abasohoka abagaragariza ko Queen ari mu kaga ko guhohoterwa. Ibi bizwi nka domestic violence. Iterabwoba rya deportation Kevin n'inshuti ze bari baramaze kumushyiramo ryahindurwa ubusa, kandi ibi nako byahise bigenda koko ya deportation yahise hindurwa ubusa mu gihe cy'amasegonda make cyane. Uyu munyamategeko akimara guhamagara Immigration Home Office. Queen yahise afata umwana we amureba mu maso asuka amarira y'ibyishimo. Ntabwo yari akiri wa mukobwa wahindishwaga umushyitsi n'amagambo ya Keve. Yaramufungiranye mu kageto King is close. Gloria nawe yahise ahobera Queen aramubwira ati Queen, uyu munsi ishema ryawe riragarutse. Uyu munsi wongeye kuba umukobwa ufite agaciro. Uyu munsi wongera wumve yuko tugiye guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwawe. Muri ako kanya Keve yari yicaye kwa wa muzungukazi, ariko anahora acunga kuri telefone ye kugira ngo arebe yuko yabona notification yuko Queen ashobora kuba deported akagarurwa i Kigali, dore ko we yanibwiraga ko Queen yamaze gusinya kuri za mpapuro zemeza yuko bagomba gukora DNA test, yaba atarazisinyaho akaba deported. Nyamara ibyo yari yiteze sibyo byabayeho, ahubwo telefone ye yahise isona. Yarahamagawe n'inzego z'ubutabera na polisi ya London. Yamenyeshwaga ko agomba kwitaba, kandi ko raporo yose y'ihohotera akorera umwana we ndetse n'umugore we yamaze gukorwa. Burya rero iyo umugabo yishoye mu buhemu burenze ukuri ku isi, ntabwo ubutabera bw'abantu aribwo bwonyine buba bugikora, ahubwo n'ubutabera bw'Imana buza bucece. Muri ako kanya Keve yahise asanga amapawundi, inzu, sponsorship ndetse n'ibindi byose cyecuru bikundaniraga yari yaramwemereye bidashobora kumurengera imbere y'amategeko arengera uruhinja rw'amezi 5 ryo mu mujyi wa London. Ese uru rugamba rwo mu nzego z'amategeko n'ubutabera bwa London bushobora gushyira iherezo kuri iyi true story? Ubwo Keve yabonaga ko umugambi we wo kudiputinga Queen ndetse n'umwana we yarafatanyije na wa mukecuru tangiye kuzamo ibibazo, ntabwo yicaye. Umunsi umwe mu masaha y'ijoro Keve yaje ku nzu ya Gloria afite ikintu mu ntoki ze. Yarazanye umwanzuro we wa nyuma uteye ubwoba, agira ngo ashegeshe ubuzima bwa Queen n'umwana we burundu. Ese ni ikihe kintu Keve yarazanye mu ntoki ze mu ijoro ku nzu ya Gloria? Nuwe mwanzuro wa nyuma se Gloria na Queen bafashe ugiye guhindura inkuru yose mu gice cy'ubutaha? Ibi byose ni ibintu bifite amatsiko tuzabirebera hamwe muri episode ya 6. Wige gukora subscribe kuri Legend Update Pro niba wari utarabikora. Wanakunda iyi true story ukanda kuri like. Niwagirwe no kuyisangiza inshuti zawe. Urakoze cyane.